nitwa Fanny M Official TV. Nibwo nyiza kuri YouTube, unere inkunga mu subscribe please. Okay, nagira rero mfashe kunenga abantu. Nagira ngo tukore akantu ko kunenga abantu. Tunabagiye n'inama by the way. Bafite ikibazo. Tubatumiye tubakunze mu bukwe bwacu. Sasa barangiza. Mu bukwe bwawe. Yewe bwagenze neza pe. Ariko ngo wabonye ukuntu uriya umukwe wacu ngo asumbe umugore. Wamubonye ngo ni muremure gazajya ijya kumusuza ngo araramye ngo none ko wamweye ukarya hari ikindi waruje gukora. Mukabyara nimbuje mu bukwe bwanjye nagutumiye nkwizeye nk'inshuti yanjye ngo ino ubutahe wenjoyinge wishime ibyo bindi ko atari wowe muzabana katari wowe uzamuhobera ibyo birakureba hitse. Akandi uyiwe ngo mbega ukuntu ngo ashatse umusaza ngo ni umusaza ariko buriya ngakurikiye amafaranga ngo ariko Claudine uramuzi ngo kuva na kera ngo yakundaga amafaranga. Ukibaza ninde uyanga? Buri gihe uzinduka turuturusa 11 utagiye gushaka amafaranga, uzinduka utagiye gushaka amafaranga. None se kuba ashatse amafaranga nimba ari umusaza, ese kuba uri umukobwa mwiza ugashaka umuntu ukuze nimba yaritindiye gushaka yishakira ikofi abizirese? Ni mwiza ashatse umuntu ufite amafaranga yego nyine aragira ngo ubwiza bwe bukomeze bube bwiza. Mwese ashake wa muntu kugira ngo mubeho wagiye kwihingira amafaranga, kugira ngo mubeho wagiye gutegana imitego n'ihene ngo uri kujyana kuzizirika. Agomba gushaka umuntu ufite amafaranga agakomeza akaba inzobe, agakomeza akita ku musatsi we neza, agakomeza akajya muri gym agatera neza. Hano umukene azabona ibyo aguha kurya, agira ibyo aguha ngo wambare, agira n'ibyo aguha ngo urajya muri gym. Arewe mushaka abantu bafite amafaranga, abahungu namwe mugerageze mushaka amafaranga. Ni Imana yavuze yuko abagabo ari bo bagomba kwita ku bagore kubaha buri kimwe. None waye ndajya ku muntu utagira amafaranga ngo nzicwe n'inzara. Kandi rero wowe ufite umutima wo gushaka umukene, wowe ufite urukundo rwakurenze, genda umushake. Ni njyewe uzita kuri uwo musaza, ni njyewe uzamupfumbata, ni njyewe uzamukorera buri kimwe. Amagambo ufite nayiki? Ntabwo nibaza ikibazo ufite. Ngo mbega uko ngo bwari bwiza we, ngo bwari bwiza pe, ariko ngo mbega umusaza ashatse. Ngo nyabo ngo akira nkwereka ifoto ngakira agaha amakuru abataje abo ntatumiye abo ntashaka. Mva iyo mico ni mibi. Ngo nurye umwe usoze utahe ugende upostinge uvuga uti wallahi mbonye ubukwe. Sibyo kandi ntagenda nkavuze ntabwo nahize. Nanone rero bakobwa beza cyane. Yego ni byiza gushaka abo bakire biki, ariko biragoye ko uzabona umugabo mwiza ufite amafaranga wakoze wishyira kuya. Sibyo nawe udakora ngo nuko ngo uteye inzara zigera hariya, ngo nuko ngo usa neza, ngo nuko umusatsi ugwa mu mugongo. Shiri wanjye abagabo bubu nabo basigaye bareba umuntu uzi gukora. Urukundo rw'ubu rwarahumutse amaye. Urukundo rwarahumutse nta makuru mufite, ntayo mufite. Urukundo rw'ubu rusigaye rureba kera rwahimye. Ati iki rero ariko ni narenganya abantu. None se yego ushatse umugabo w'umukire pe,
ariko se ayo mafaranga azanye niba azanye sensa sibyo ku kwezi, ni urugero araje utangiye kuvuga nkeneye utwenda tw'imbere, nkeneye umusatsi, nkeneye amavuta, nkeneye kurya, nkeneye aho kuryama heza, kila kitu ahita ashirira kuri wowe wenyine. Kwanza ahita ashirira kuri wowe wenyine. Shiri, nimbaguze umunyu nawe ukagura amavuta, urumva urwo rugo rutatera imbere vuba. Ariko iyo umwe ari gukora wenyine, yo ubugira ngo urugo rwanyu rwatewe n'umudayimoni witwa Siriwasaya. Ubugira ngo ni Siriwasaya wigendera. Shiri wanjye, nimureke dukure amaboko mu mufuka, yaba umukobwa yaba umuhungu, dukore nubona amafaranga. Ahubwo se ninde utazagushaka? Nawe iyi si iyobowe n'amafaranga, ibintu by'urukundo ngo by'impumyi, ngo sinzi ngo iyi si iyobowe n'amafaranga ari musheri. Abahungu namwe rero mwamwivugisha ngo abakobwa ngo bakora, ngo bafite amafaranga, ngo beza, ngo ntibajye batuvugisha, ngo ntiwanamutereta ngo agusubize iki? None se wowe washatse amafaranga ukareba ko abakobwa beza batakuvugisha, ahubwo bazaza ni ryari wamennye amavuta ugatumira ubushishi? Ahantu hari amavuta ubushishi burizana. Nta muntu ujya utumira ubushishi, kare burizana. Rero ukora cyane, ubone kofi, urebe ngo abana beza baragusanga, urebe babakobwa b'imitima myiza. Uravuga ngo abakobwa beza ngo ntibakibaho, ngo ubujwe n'icyo kuba bakibaho. Ni ryari wamenye amavuta utumira ubushishi? Iteka ahantu hari amavuta ubushishi bwiza. Ubwo rero icyo usabwa ni iki, sibyo? Kurera amafaranga, umukobwa mwiza ufite umutima mwiza uzamubona. Ibishaka kuvuga ngo abantu bose ngo babaye ngo basileyi ngo nta muntu wo kubaka ngo uhari. Barahari ubwo wowe uraguma mu buriri urababona. Namwe bakobwa beza, ni mwe beza, mugereho no gukora, murebeke akana Imana yikorera. Mani, amafaranga iyi si irayobowe n'amafaranga. Nifani wihitiraga ngayo gukora inama nabagiraga, ariko mwibuke muhore subscribe, sibyo? Mutere na comment.